ubu igihugu cy'u Rwanda gitewe ntibatangaza gitewe mwese mu cyumweru kimwe mwaba mwacwenize mwese mufite imbunda mwese nta wasigara n'aba ba Maso bose twabacunga kuko igihugu wumvise ko igisirikare cy'u Burundi ngo cyatangiye guha Fdlr imyitozo ndetse kikijundika leta y'u Rwanda. None se raporo ya Loni n'uburyo ngo umutwariye gutelese mbigarukeho. None se iterana amagambo rya Yolande Macron na Fdlr ibyo ndigusobanurire. None se sesegurwa ku ruzinduko rwa Perezida Kagame Kinshasa cyangwa Kisekedi Kigali urabivuga iki? Naho se kurwana ngo rugiye kugira abanzi mu mpande zose Kongo ikashobora kuba ikibuga cy'intambara byo mbivugaho nabyo. Biragusaba kurara amankucu urubanza rw'abavandimwe. Ubundi twinjira mu bya Kongo twemye nkwereke uko Perezida Kagame ashobora kurangiza iki kibazo mu masegonda. Amazina yanjye ni Chris Kame Ngwayikaze. Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda ndetse n'impirimbanyi zihirimbanira demokarasi nyakuri, abakunzi b'ikiremwa muntu aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. By'umwihariko rero nk'uko nkomeza kubibabwira, ndaha ikaze abanyamuryango ba Ndenganura TV, mbonereho no kubashimira byimazeyo. Ubwo ndavuga abamaze gukora subscribe hano kuri Ndenganura TV, mukaba mwariyemeje kujya mudukurikira umunsi ku wundi. Mbonereho rero no gusaba n'abandi namwe mwumva iki kiganiro ndetse mwumva muko mwiyemeje kujya mudukurikira mu biganiro dutanga, ko mwakora subscribe kugira ngo nyine duterane inkunga y'uburyo muzajya mudukurikira mu buryo bworoshye kandi natwe tukabasha kubagezaho ibyo biganiro. Nababwiye ko iyo subscribe mbasaba icyo imfasha ni ukugeza ijwi ryanjye ku rwego nifuza ko rigomba kugeraho. Hanyuma rero nk'uko ntahwemye kubibabwira, ijwi nifuza ko rigera ku rwego runaka cyangwa se nifuza ko rugeraho ni irihe? Ni ijwi riharanira cyangwa risaba ko akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda gahagarara. Mu biganiro byagiye bitambuka naberetse ingaruka z'akarengane, mbabwira abagakora, mbabwira uko gakorwa, ndetse tuzakomeza kugenda tuganira no ku bindi. Hanyuma rero nanababwiye nuko subscribe ikorwa, ibyo ntago mbigarukaho cyane. Ikiriho uyu munsi cyangwa ingingo tugiye kuganiraho niyo iy'intambara iri kuvugwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo tugiye kurebera hamwe amakuru arimo atangwa n'inzego zibifitiye ububasha, arimo aragaragaza ko intwaro zo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda zirimo zinjizwa ku butaka bw'u Rwanda. Rero ndaza kubashyiriraho akavideo katangirwamo ayo makuru, namwe mugakurikire. Nyuma y'ako kavideo turaza kuba dusesengura ibyako tubiganireho tubyumvikaneho. Reka nkabashyirireho rero mugakurikire. Z'umutekano zigaragaza ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Fdlr begereye hafi y'umupaka kandi bagambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, by'umwihariko akarere ka Rubavu. Abatuye muri aka karere cyane cyane abo mu mirenge ihana imbibi na Repubulika Demokarasi ya Kongo biyemeje kurushaho kwicungira umutekano kandi bizeza ko nta mwanzi uzabameneramo. Fdlr arakomeza. Mu mirenge ikora ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abahatuye bavuga ko ubuzima ari ubusanzwe, ituze n'umutekano ni byose, akazi ka buri munsi nta kigakoma mu nkokora.
kabone n'ubwo mu baturanyi bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari intambara hagati y'ingabo z'iki gihugu za FRDC n'inyeshyamba za M23. Ubu ku mupaka uko tubayeho turatuje kandi turatekanye, ariko gusa bitatubuza ko tuba maso kuko tuba dutegereje ko umwanzi ashobora kutumeneramo. Isaha n'umunota rero twebwe dukora dutuje, ariko bitanatubuza kuba maso. Inkike z'u Rwanda nibyo zirinzwe neza, icyakora ingabo z'u Rwanda zasabye abaturage kutirara kuko umutwe w'iterabwoba wa Fdlr ukorana bya hafi na FRDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwanyi bawo bigiye hafi y'umupaka ku ruhande rw'akarere ka Rubavu. Lieutenant Colonel Ryarasa William uyobora ingabo z'u Rwanda mu turere twa Rubavu, Nyabihu na Rutsiro yabwiye abitabira inama mpuzabikorwa yahuje abayobozi mu nzego zitandukanye z'akarere ka Rubavu n'abahagarariye ibyiciro by'abaturage ko bakwiye kuba maso batangira amakuru ku gihe, kuko uyu mutwe w'iterabwoba wa Fdlr hari imigambi uri gutegura yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kuko ku mupaka hose hagiye Fdlr barahari hafi n'umupaka hari, noneho wajya kujya Cyanzarwe kuri uriya mupaka ni Cyanzarwe na hariya bahazanye uwo bita Gaston, ariko intention zabo nta nubwo ari ukurasa gusa, ariko bageze amahirwe babona nuko bica abaturage. Nkuko navuze Fdlr hano, ariko noneho bari bafite na gahunda yo gutera grenade muri uyu mujyi, ndetse batubwira ko zamaze no kwinjira. Birashoboka kuko hari inzira nyinshi zakwinjiramo. Icyambere ni fraude, zakwinjira muri fraude. Icyo gihe rero ni ukuba maso. Abaturage bahize gufatanya n'inzego z'umutekano bicungira umutekano, kandi ngo ntaho umwanzi azamenera. Umwanzi ntabwo aduteye ubwoba kuko n'ubundi twigeze tumukubita, kandi umwanzi akubitwa neza yakubiswe n'abaturage. Ibyo ni ibintu dufite isomo. Icambere twumvishe ko ari hafi, ubundi biradukangura. Fdlr basanzwe batatwifuriza ibyiza, bashaka kuza anytime kuba bahungabanya umutekano. Niyo mpamvu natwe mu byo twungutse cyane cyane tugiye gukaza ingamba dushyiraho amarondo. Bimwe mu bishobora guha icyuho ubugizi bwa nabi bushobora gukorwa n'umutwe w'iterabwoba wa Fdlr harimo ubucuruzi nyambukiranyamipaka butemewe. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Habitegeko François yasabye abaturage kwirinda icyo ari cyo cyose cyaba intandaro y'ihungabana ry'umutekano. Hari ibikorwa bishobora gutanga icyuho cyazamo n'abahungabanya umutekano, nko kureka abantu bakora za magendu aho baca bambutse za magendu, n'uwahungabanya umutekano ashobora kubyihisha inyuma. Ibyo rero nibyo twibukiranyaga, kandi turizeza abaturage ko barinzwe babungabungiye umutekano, nta kibazo bagomba kugira, nta nabyacitse hari, bakomeza akazi kabo ariko bafite n'ijisho ridahuka. Ibindi abaturage basabwe mu kwimakaza umutekano ni ukurwanya ubujura, ibiyobyabwenge n'urugomo, kandi gukumira kwiza ibi byaha ni ukwibuka gutungira agatoki. Ntekereza ko iyo video mumaze kuyumva. Aya makuru ni amakuru mubona ko abaturutse ahantu hizewe. Hanyuma rero icyo turi kureba ni kimwe. Iyi ntambara Fdlr igiye kugaba ku butaka bw'u Rwanda, cyangwa se igiye gutera ku Rwanda, ifite umwihariko. Ifite umwihariko ukomeye. Nsaba n'abanyarwanda ko mutayitiranya n'izindi ntambara zagiye ziba mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyambere murumva ko ni intambara ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri, ntekereza ko aba barwanyi b'umutwe wa Fdlr ni abarwanyi bamaze imyaka myinshi mu mashyamba, kandi bafite ibikoresho, mbese icyo bagiye gukora barakizi. Rero reka twigarukire kuri uyu muyobozi w'izi ngabo nk'uko amaze kubivuga, kandi nk'uko mwabyumvishe. Arimo aragaragaza ko nyine intwaro zinjiye ngo binyuze muri forode, kandi koko nibyo, buri ikintu cyose cyinjiye mu buryo butemewe n'amategeko ku butaka bw'igihugu runaka kiba kinyuze muri forode nyine. Ariko nicyo turi kwibaza, ari nacyo cyatumye wenda mvuga ntereka ntegure n'ikiganiro nk'impirimbanyi yiyemeje kurwanya akarengane.
buriya akarengane ni vasite, akarengane kagakora mu nguni nyinshi cyane. Nayo mpamvu nakomeje gusaba ko abanyarwanda mwumva mufite umutima wa kimuntu mwadutera inkunga mukadufasha mu buryo bw'ibitekerezo no mu buryo bw'ubukungu, kugira ngo tubone uko dushyiraho urwego rwemewe n'amategeko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda rushinzwe kurwanya akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda hano mu kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo rero ntekereza ko ababyumvisha barabyumvishe, n'abatarabyumvishe muraza kubyumvira ahangaha. Turifuza urwego kurushyiraho kugira ngo ako karengane gahagarare. Nani mbabwira rero impamvu nahisemo nyine gutegura iki kiganiro. Niba umuvugizi yemeza ko ibisasu cyangwa se intwaro zinjiye mu buryo bwa fraude, icyo ngira ngo mbabaze cyangwa se tuganireho ntageho ibitekerezo, ni ukuvuga ngo ese izo ntwaro zinjiye mu buryo bwa fraude, icya mbere kuba umuyobozi wazo muri buriya burere butatu kuba byemeza ayo makuru n'ay'ukuri koko arahari, kuko ingabo z'u Rwanda zifite ubutasi bukomeye, ariko ntabwo ari iz'u Rwanda gusa, burya nta gisirikare kitagira ubutasi. Rero ntabwo bajya gutangaza amakuru atariyo ngo bayabwire abaturage, murumva ko ni ikintu gikomeye. Ahubwo ndibaza nti se intwaro zambutse zonyine, ubu bari gufata umuntu utazi ibyo yambukije bakamubwira bati fata wenda niba ari matera yambutse mu buryo butemewe n'amategeko bagashyiramo intwaro, uwo muntu nawe akajya kuyidepoza, agomba kuyidepoza mu buryo busanzwe harimo igikoresho nk'icyo ngicyo. Ikigaragara cyo ni uko njyewe mu mitekerereze yanjye ntekereza ko uko intwaro zagiye zambutswa zikaza mu Rwanda arizo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, zifite n'abagomba kuzikoresha bari mu gihugu cyangwa bagiye bambukana nazo. Ahubwo ahangaha icyo nasaba abanyarwanda ni ukuba maso mukarikanura. Hanyuma rero murumva nyine ko ibi ni ibintu bidasanzwe cyangwa se binasanzwe. Hanyuma mu kanya ndaza kubashyiriraho umuhanuzi ugaragaza ko muri uku kwezi kwa 11 ngo hagiye kuba ibintu akababaro mbese cyangwa se umubabaro hafi ku munyarwanda wese. Ibi rero ni ibintu turaza kuwushyiraho mukabyumva. Nibwo muzamenya amakuru y'iki gihugu, nibwo muzamenya amakuru kwa 11 k'uyu mwaka. Nibwo muzamenya amakuru. Hari ahantu mvuze ngo abantu bazagenda n'amaguru, genda mu muhanda ugakubita amaso iri ugakubita niriye, wowe ukagenda wifitiye ubwoba uri wenyine. Urukumva ni ibintu biba bikaze, ni ibintu umva bitanashoboka, ni ibintu umva bitanashoboka, ariko ntago bizarenza uyu mwaka 2023 sese shigaje nk'amezi 4 cyangwa 5. Aya mezi ndakubwiye ngo waba ufite amafaranga meza ate, nta muntu utazanagura amarira ku maso, nta muntu utazisabira upfa ariko ngo arubure. Uyu mwaka turimo kwisabira gupfa. Ubu ngo abantu bose usanga nta muntu utaruzi Imana. Uyu mwaka hazapfa abantu, uzumva umwaka ushoje bazabara abantu nawe uzuzikanga. Nta bantu bari bapfa kuko uyu mwaka harimo ikintu bita ipfu zitigeze kubaho. Rero abantu ahubwo niyo mpamvu tugiye gupfa. Imana irambwira ngo amapfa ndongeye ndateje, ngo kandi ubwire n'abantu bagenda n'ibinyabiziga, nugenda n'ikintu cyose nashaka bagenda n'igare, yiga kugenda n'amaguru, yaba hazamuka yaba hamanuka, kuko neje amapfa. Kuko mwaretse ngo icyo mwakoraga, twaretse icyo twakoraga. Ndataravuga ngo umuntu wese abantu bagenda ku rugendo rw'iminota 2 ngo ndananiwe, uzagenda iminsi 2 ariko ntuzananirwa. Urupfu ntabwo ari abadayimoni bamuhamagaye, nta nubwo n'abadayimoni bamucyuye. Urupfu ni Imana yamucyuye. Icyambere yaravuye byo bw'ubwo buhanuzi ne natanze, naburiraga abantu ngo mwitegure uyu mwaka nta n'ikintu cyari cyaba, ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka nibwo muzamenya amakuru y'iki gihugu, nibwo muzamenya amakuru kwa 11 k'uyu mwaka. Nibwo muzamenya amakuru. Hari ahantu mvuze ngo abantu bazagenda n'amaguru, duhere kuri biriya
abantu barimo barapfa baba ari biturimo turabona cyangwa nta ni karazi ukuvuga ngo aba bantu Imana iri gucyura ubundi nabishaka kutazababaza icyo gihe ubundi umukiranutsi uretse gatoya umugabo ko nteye ubwoba nanjye umukiranutsi nyakuri ibona itazarenza igihe yagenye cy'uyu mwaka iramucyura iremera akagenda nta na rimwe nta nubwo bari bataha hari benshi bagitaha rero mwebwe mwibasira no kuvuga ngo ni ADPR siyo yonyine ahubwo nuko ari izwi yenda ahanini kabizi yenda ku bintu byo kuvuga ngo baranahanura n'abandi barataha b'abakozi b'Imana ahubwo bataha nuko bataha batazwa akabazwi nk'agace runaka yenda abandi mwebwe mumenya naba ngaba bagenda kubajya ku macano ariko ubundi mu buzima busanzwe uyu mwaka ugomba gutahamo abantu ku buryo namwe muzahindagara nawe usigaye gutya data wampamagaye natamemba yo ntabwo uzabona icyo wampemba niyo mpamvu rero iyo myumvire muyihindure kandi n'aba bantu banza kukubwira ngo jya mu biciro bizatwije mu bapfumu byange waravuga ngo yenda nagiye kuyatanga bama n'umutinda ugendana naho abangaba rwose bitumaze iminsi tugwaniza intambara hari abantu bo mu bihugu byo hanze bamaze iminsi bamamagara bavuga ukuntu hari abantu biyisaba pastor muri iki gihugu abangaba bamenyerewe ku macano. Hanyuma namwe abanyarwandakazi iyo murebye mugatega amatwi mukumva uko igihugu cyacu aho kigeze muhita mwiyumvishamo ko cyangwa se mugomba guhita mutekereza ko uko byagenda kose kwirara ntabwo tukiri nta muntu ugifite ubwenge buzima w'umunyarwanda uri ku butaka bw'u Rwanda wakomeza kugira ubujiji bwo kwirara ngo yumve ko ngo nta kibazo ngo igihugu kirakomeye igisirikare kirakomeye ngo iki kirakomeye. Buriya reka mbabwire hari amakuru twakomeje kugenda twirinda cyangwa twikuramo ku mpamvu z'uko wenda tudashaka kugira ngo mbese tudashaka kuremeza ubwonko bwacu, ariko ukuri kuriho ni uko ubutegetsi ko bwaba bukomeye kose iyo Imana yabwanze buvaho rwose, kubera ko nta nubwo binasaba n'ingufu nyinshi gukuraho ubutegetsi w'Uwiteka yanze, ariko ubutegetsi buri mu maboko y'Uwiteka buba bumeze nk'umuntu nawe uri mu maboko y'Uwiteka. Nta kintu na kimwe gishobora kumuhungabanya cyangwa kubuhungabanya igihe cyose Imana itabishaka. Rero hano turakomeza tuvuge duti se ubundi koko ubutegetsi bwacu FPR inkotanyi buyobowe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, muri iyi minsi turimo tuvugana abanyarwanda twese ntitumaze kubusobanukirwa, ntitumaze kubumenya neza. Uwarwana urugamba yarwana ku ruhande rw'ubutegetsi bw'u Rwanda yabaza icyo arwanira, yararwana awutererana ajya ku rundi ruhande nabwo yabazi ikimujyanye. Ntekereza ko nta kandi kaduruvayo ko kuvuga ngo imba nkoze iki kazatwizanamo ntako. Gusa nifuza ko abanyarwanda mwari mukwiye kumenya ubwenge, mukamenya ko umusivile aba ari umusivile. Iyo utize imbunda ngo wige iby'urugamba uba utarayize nyine. Icyo nashimira igihugu cyacu ni uko gifite abasirikare benshi bari ku rugamba, kikaba gifite n'ibikoresho kigomba kuzifashisha. Aha rero ndasaba abanyarwanda kutazishora muri izi ntambara. Umunyarwanda ni ukuvuga ngo ubundi hariho imyumvire y'ubutegetsi mu buryo bwa propagande, kugira ngo abategetsi cyangwa se ubutegetsi bubone ingufu, ni uko bwumvisha abaturage ko ibitero birimo bugabwaho bugamije kwica abaturage no kubagirira nabi, bityo bakifashisha abaturage mu ntambara. Ariko mu ntambara FPR yarwanyemo n'ubutegetsi bwari buyobowe n'ingabo za Habyarimana, icyo bita ngo ni gisifari, ibi byarakoreshejwe cyane. Ariko kugeza ubu ngubu FPR yaratsinze ihinduka abayobozi b'abaturage, mu gihe ubutegetsi bwa Habyarimana bwagaragazaga ko FPR ari umwanzi w'abaturage. Ibi binyoma rero bimeze gutya byo guhora twumva ko
abantu runaka bakeneye kuza mu gihugu cyabo ku mpamvu wenda bakoresheje intambara cyangwa bagize bate ko bagamije kwica abaturage, ibyo bintu ntabwo ari byo, reka tubihakane twivuye inyuma, sibyo? Ikiba kirebwa iyo umuntu yemeye kwambara intwaro, igitero kikagabwa ku butaka bw'igihugu ubwo ari bwo bwose, uretse kuba wenda abo bagabo b'ibitero baba bafite ingufu nkeya kandi ziba zigomba kugaragara nyine mu baturage bishwe, kubera rimwe na rimwe kwishora mu ntambara kw'abaturage, kubera ikindi nanone abo nabo baba bari muri ubwo buryo bwo gutera igihugu icyo ari cyo cyose, ingufu nkeya baba bafite zishobora gutuma bishora mu baturage kugira ngo bajye gushakayo ibyo kurya. Iyo bamaze kwishoramo ntago babura abo bahitana, ariko nta muntu wambaye intwaro ufite umuyoboye agamije gufata ubutegetsi ngo aba anagamije no kwica n'abaturage muri rusange. Ibyo bintu ntabwo biba. Ikindi kandi twibuke ko bariya ni abanyarwanda, nubwo wenda bavugwaho kuba ari abajenosideri, ariko tugomba kumenya ko babyaye kandi icyaha ni gatozi ku muntu. Aha rero icyo nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga ko leta yacu yari ikwiye kuba yarakoze ibishoboka byose, icya mbere igaha abaturage bose ubumwe, ikabaha uburyo bwo kubaho mu gihugu. Abayobozi bamwe mu bakozi ba leta bari mu butegetsi, leta ikababuza amahirwe yo gukora ibyaha bishoyemo bituma abanyarwanda twisanga tugomba kwiyahura, ariyo mahitamo dusigaranye, tukisanga umugore agomba kwica umugabo cyangwa akamwicisha yifashishije abo bayobozi, abo bakozi ba leta nita ko ari n'abakozi ba shitani. Tukisanga umugabo agomba kwica umugore we nk'uko biri mwa kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tukisanga ababyeyi bagomba kwica abana n'abana bakica ababyeyi kubera imiyoborere mibi. Ibi bintu rero ubutegetsi bwacu bwari bukwiye kuba bwarabyirinze, bukadushyiraho imiyoborere iboneye kugira ngo tugire umutima utunezeza twembi. Rero niyo mpamvu ndimo mbabwira nti uko byagenda kose birashoboka yuko imitegekere y'abo bakozi maze kuvuga ishobora kuba yaba intandaro yo kugira ngo abatwita ngo ni abanzi b'igihugu barimo bashaka gutera igihugu cyacu cy'u Rwanda ari n'icyaba, ariko nanone bagire ingufu, kubera ko biragoye kugira ngo uzatabarane n'umuturage wamaze kwambura imitungo ye bitaciye mu nkiko. Biragoye kugira ngo uzatabarane n'umuturage ufite iwe ubohewe muri gereza azi neza ko yahimbiwe dosiye. Biragoye kugira ngo uzatabarane n'umuturage wakorewe iyicarubozo mu buryo butandukanye. Nababwiye uburyo abitwa abadaso ni urwego rwashyizweho na leta ndetse n'abandi bakozi ba leta barimo bafata abantu bakabakingiranira mu nzu z'utugari n'imirenge, barangiza bakabaka ingurane z'amafaranga. Ibi ni ubujura busanzwe, ibi ni ibintu bikorwa n'ubundi n'indi mitwe yose y'abagizi ba nabi. Ariko ibi bintu ntekereza ko ntabwo daso ashobora kwishyiramo umutima wo gukora icyo kintu, haba ari ku manywa haba ari nijoro, amakuru abazwi, ariko ugasanga habuze urwego rumukurikirana. Nababwiye uburyo bamwe na bamwe bahabwa za misiyo zo kujya kurara bajya gushakisha abaturage nijoro ngo bicwe. Nababwiye iby'igitero kigeze kumpusha, aho umudaso yaje kuntera saa 4 z'ijoro, ariko azana n'igitero cy'abantu bagera muri 4. Ahangaha ibyo yari yahawe n'abari bamutumye ayo yose amakuru ndayafite, ariko kubera ko nta butabera dufite mu gihugu cyacu, ibyo byose narabivuze. Nabonye ko nyine uko byagenda kose ibi bintu ntabwo, imitegekere mibi izatuma ubutegetsi bwacu butabasha gutsinda iyi ntambara Fdlr igiye kurwanamo n'u Rwanda. Ubwo icyo nicyo kintu nashakaga kugira ngo mvuge kuva kare kose. Hanyuma rero iyo mvuze ngo imitegekere mibi kandi nkagaragaza ibintu nk'ibi ngibi, icyo mbangamije ni iki? Ni ukugira ngo niba ubutegetsi bwacu bugifite ingufu, burebe uburyo bwa mbere bwo kugira ngo ubutegetsi bwacu bubashe kuzatsinda iyi ntambara, ni uko bwamanza kurwanya ababicanyi baburimo, babuza abaturage amahoro, bambura abaturage ibyabo,
bahimba amadosiye kugira ngo abantu bajyanwe mu magereza ari abaziranenge bajye kubabarizwayo. Mbese ikintu abategetsi dufite bagira ngo ni abakozi ba shitani nk'uko mbivuga, ibibi byose bakora binyuranije n'amategeko. Ubutegetsi buzima bufite amategeko mazima bwacu bwari bukwiye kubanza bukabarwanya, bukareba yuko butazagira ingufu zo gutsinda abo twita ngo ni abanzi b'igihugu. Ariko niba koko wenda ubutegetsi budashaka kumva abaturage cyane cyane nk'impirimbanyi nkatwe, ahubwo bugakomeza kumva ko bugakomeza kubeshywa ko ari twebwe ngo twanga igihugu, ngo twanga ngo iki twogira gute. Nk'ubu nkanjye ndababwiza ukuri, niba narambuye irangamimerere mu gihugu mvukamo, abavandimwe banjye bagahabwa ingufu n'ubutegetsi buriho, bamwe nyine muri ba bakozi bakora muri ya mirimo ya leta nk'uko nabibabwiye, bakafatanya kumpiga ngo nicwe, ntazagira icyo nkora mu mitungo y'ababyeyi badusigiye. Abategetsi bamwe nk'uko nahoze mbivuga bakagira uruhare mu kumvutsa uburenganzira bwo gukorera igihugu cyambyaye, narize mfite amashuri yanjye, nkakurwa mu byanjye, nkamburwa uruganda rwanjye n'abo bategetsi, nkangazwa, nkavanwaho ikintu cyose cyitwa inshuti, nkamburwa, nkajya nshimutwa kugira ngo nicwe. Nababwiye iby'uburyo bagiye bankora amadosiye yo kunjyana mu nzererezi kugira ngo ntazagaruza ruriya ruganda, kugeza ubwo banyambuye irangamimerere. Tekereza umuntu kujya muri mashini akandika amakuru akayakuraho, ari umuyobozi, ari umukozi wa leta. Aha ntabwo twakibagiza abagenda bicwa umunsi ku wundi, ntabwo twakibagiza abari mu magereza. Nababwiye biriya bigo by'inzererezi. Ese ni gute umuntu ubyara nawe wabyawe yemera ko washyirwaho ikigo kizajyamo umuntu umeze nkawe, hanyuma akavuga uriya wowe zitwa inzererezi, njye ntabwo nzitwa inzererezi? Uyu ni umugambi mubisha, ni umugambi mubisha. Nimba leta yaba yarabikozeho nka polisi, wenda yabona ko izarangiza ikibazo, ariko twebwe ntabwo twabyakiye neza, kubera ko hari ababishyirwamo ku mpamvu zo kugira ngo ababashyizemo bigwizeho imitungo yabo, cyangwa bababaze mu bundi buryo. Biriya ni ibigo bishinzwe iyicarubozo. Impamvu umuntu wavuye iwawa, umubyeyi atamwitaho, umuvandimwe ntamenye uko yabayeho, yanaza bakumva ari ibandi, ntibumve ko ari umuntu bigishije, bafashije, kuko ibintu bihabera bitandukanye n'amategeko yo mu gihugu. Rero ahangaha icyo mba mvuga kandi nifuza ko twakigeraho ni igiki: ubutegetsi bwacu niburebe kure. Politiki bumazemo igihe, nubwo yagiye ivuga ko ari nziza, ariko ingaruka zayo turazibona. Ahagana saa 8 z'amanywa mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana humvikanye inkuru itari nziza, inkuru y'incamugongo y'umugabo ukekwaho gufata icyuma maze agakata ijosi umugore we babanaga mu rugo maze akamwica. Uyu mugabo nawe bikaza kurangira agize isoni zo kuba yishe umugore we maze agafata umwanzuro ugayitse nawe akimanika mu kagozi, undi akaza kwiyahura, nawe bikaza kurangira hasize ubuzima. Iyi nkuru yabereye mu kagari ka Nyakabuye, ni mu mudugudu wa Gasasa, aho ngo umwana muri uru rugo yaratashye ngakigera mu rugo maze ngaza gukubitwa n'inkuba. Abonye ngo nyina agaramye hasi, ngabonye nyina agaramye hasi ari kuvirira n'amaraso. Uyu mwana ngahita akeka ko isenga ari gukoza ya mahano yo kwica nyina, ngo yaje gutabaza imbaga y'abaturage maze ngashyira karuru ku munwa avuga ko ngo mama we bamwishe. Abaturage ngo bahise bihutira kuhagera, nyamara bakihagera ngo baza gushakisha uyu mugabo, baza kumubura. Ibyo bakekaga ko ngo yamaze gutoroka, gusa ariko ngo baje kujya mu nzu. Uyu mugabo ngo yari yarahinduye akabari maze ngo nawe bamusanga mu gisenge cy'inzu yamaze kwiyahura yapfuye. Bayo masata. Naho mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango, umugabo yasanzwe mu nzu yimanitse, aho abaturage bavuga ko yahise ahasiga n'ubuzima. Aya makuru nandi twabateguriye muraza kugezwa ku isaha y'isa 3, nimujye kure. Ubwo babyukaga mu gitondo cya kare, abaturage baje kumva umwana w'uruhinja arimo aririra mu bwiherero, bityo barimo berekeza muri ubu bwiherero ngo bajye kureba icyahabereye, babona hafi ahangaha ngo huzuye amaraso. Niko kugenda bageramo imbere bagasanga ni umukobwa witwaga Dusabimana Claudine w'imyaka 21 waje kubyara umwana, akimara kumubyara agahita amujugunya mu bwiherero, nk'uko uyu musore wafatanyije n'inzego z'umutekano gukuramo uyu murambo w'uyu muziranenge ndetse n'abandi baturage babigarutseho. Abo twebwe twanavuye hano mvuye kuzana akazi
njyanye amakarara hirya nsanga hano hari abantu benshi. Niyo mageze ati hari umugore ubyaye umwana amuta muri tuwarete. Noneho hashize akanya tubona polisi nazo zirahageze n'abashinzwe umutekano n'abakagari n'abamudugudu n'abamutwara sibo. Noneho baratubwira ati tumanze dukoreho kiriya kintu cyo hejuru. Isakaro ryari risakaye tuwarete turikuraho. Yego turikuraho. Turangije dukuraho n'akandi gakuta byari byegeranye tukayirika hasi kugira ngo bitagwira umwana. Turongera dukuraho urugi turushyira hano. Ko tutegereza abandi bapolisi bari baje kureba ko umwana yavamo. Abapolisi baraza bambara baduhanaga turabafasha bamanukamo bakajya barareba umwana ageraho baramubura. Barongera ati umugore bamubaza ati si umwana ari hehe? Ati umwana namushyizemo no ngaha ni hari mu cyobo. Arongera ati umufana bwa ati bongeye basubiremo turebe. Bababonye inda niba bamwita ya mbere niba ya kabiri ko numvaga bavuga. Arongera aramanuka tujyamo hasi. Fande abarananiwe njya ndamusimbura njya kumufasha kureba uwo mwana. Twiga gahunda yo kujya dufata ibidobo tugashyiramo ayo mabyi tukazamura twashyira hejuru tukajya kuyajugunya ngo turebe ko umwana wenda ari mu uwo mwanda. Turangije ngezemo hasi nkajya mbahereza ngira umwana ndamubona ndamuzamura ndamubahereza. Iyo bamuduhangiye numvaga nawe kumukubita ntabwo yasohokaga yagomaga mu nzu. Njye ndumva bajya bakoresha ubwirinzi niba bashaka kwishyira muri izo ngeso mbi bagakoresha ubwirinzi ntibajye muri izo ngeso mbi zo guta abana bagahindura imyumvire. Se niba umuntu umwe yajugunye umwana muri tuwarete n'undi akongera akamujugunyamo igihugu kiba kiri guhomba. Ibi byabereye mu murenge wa Kinyinya mu mudugudu wa Gicinyiza akagari ka Kagugu, ari naho umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kagugu yatangarije BTN TV ku murongo wa telefone ko iby'iki kibazo bakimenye, ko kandi uyu mukobwa ukekwaho kuba yakoze aya mahano nawe yahise atabwa muri yombi. Nuko ngo ari umwana yabyaye nta makuru ahagije nari mfiteho kuko ntabwo nari mpari. Icyo kibazo cyarabaye hanyuma wabikoze ashyikiriza inzego z'umutekano. Iyo ngo gusa no ku mwana ashobora kuba yarageze igihe cyo kuvuka. Urumva yajyanwe kuri sitasiyo yari Kinyinya kugira ngo akore ibisabwa. Ubutumwa umuyobozi aha abaturage ni ukwirinda gukora ibyaha n'amakosa nkana. Niyo umuntu agize ikibazo ashobora kwegera abantu bakamufasha ariko ashatse ibisubizo bitari byo. Ko nicyo tuba tubereyeho. Umuntu aramutse agize imbogamizi cyangwa ikibazo yaza akatwegera nk'abayobozi kugira ngo tumufashe. Uyu mukobwa witwa Dusayimana Claudine ngo yari asanzwe akora akazi k'uburaya, ngo dore ko buri gihe yanasohokaga mu rugo iwabo nijoro, ariko ngo kuva yatangira gutwita ngo yari atarava mu rugo nk'uko babitangaje. Gusa bakomeza basaba ko ngo uyu mukobwa wakoze ibi ngibi yahanwa by'intangarugero, ku buryo ngo byabera abandi bakobwa bafite ibitekerezo nk'ibi isomo. Ngendije Khami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Munsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 9 ni umucuruzi wafatiwe ahazwi nka Rabona adresse agafatwa n'imodoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Nyarugenge, harimo abanyerondo daso ndetse n'abandi banyerondo batambaye impuzankano y'akazi. Ariko abaturage baza kubabazwa nuko uyu muzunguzayi yafashwe akagaragurwa hasi kugeza ubwo bamwurije iyi modoka babanje kumwambika ubusa buri. Nyuma yo kubona barimo gufatwa amashusho n'itangazamakuru, bamwe mu bari muri iyi modoka ntabwo banejejwe nuko amashusho yabagiye agaragara, ibyatumye batwotsa igitutu ndetse bakanavuga ko ngo tugomba gusiba aya mashusho nubwo twababereye ibamba. Uri ukamera nta kamera ntakamera ahubwo ndinde wo kudakamera. Urabihanagura ntabyo mpanagura. Urabihanagura ntandese urabihanagura ntabyo mpanagura. Urabihanagura urira hari ntago nyurira
kugira ngo ubyumve neza ntago nyurira. Urabyumva neza? Winka banza unyumve. Ntago nyurira. Nibyo uvuga ngo ndasiba ntabyo nsiba. Yego. Ariko mu kazi kawe urabizi ko bisaba inda nsaba uburenganzira. Ndi mu kazi kanjye. Okay. Rindira. Turi mu kazi kacu. Mu murenge wa Gahini wo mu karere ka Kayonza abantu 3 bafashwe bakekwaho kwica umusore bari basangiye inzoga. Yenda saba ngo banyishyura marinette yanjye kandi bareke nimba bashaka amafaranga y'irondo bajye basanga umuntu nkuko basanzwe basanga mu rugo abishyure ku mutekano. Naho gushinga bariyeri mu nzira ndumva ntacyo byabimaze. Kwishyuza ntago ari ukurwa noneho bafite inkoni bagendesha bagira ngo baba bagiye kuragira nk'inka. Nk'ubu niyo bankubise bahita bambyimbisha ukuboko. Ni mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu nibwo umubyeyi twabazubagira Clementine utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara yari arimo arerekeza mu mirimo ye nk'uko bisanzwe akaza kunyura mu murenge wa Nyakabanda bikaza kurangira akubiswe n'abashinzwe gucunga umutekano bazwi nk'abanyerondo nk'uko adusobanura uko byagenze kugira agashobore kuba yakubitwa aka kageni. Umuntu w'umuyobozi wo gufata umugabo imbere kandi nawe ari umugabo ndamuyobozi urimo nuko umugore rawe atahangara gufata mugore mugenzi wibere niba ubuzima bw'umugore ari ibere rero ubuzima bw'umugabo akaba ari imbere nda muntu w'umuyobozi wo gufata umugabo imbere iryo nikosa rinatuma tanayobora n'akagari twarabinenze cyane. Perezida wa Repubulika rero aravuga ati abaturage ntabwo ari kubayobora ng'ibimasa niba kunaniye mujyane mu rundi rwego abari rwo rumwihanira bagenda bo barigishwa wenda ng'inzego zo hejuru zigiye zisura abandi bayobozi bo mu nzego zo hasi babaganirize. Birashoboka ko uwo mugabo yari afite amakosa ariko ndabwo ikosa rikosogwaga n'irindi. Noneho aravuga ati ku kivumu ntago konegisiyo ziri kuboneka ahubwo buri muturage ngateranye igiceri cy'ijana ngo bamutegere tike ngajya muri mahoko niho ari kuboneka konegisiyo. Uwo mugabo yaravuze ati rero twewe ayo mafaranga nayo twabona gitifa aramusumira mufata imbere yarayamyona pe. Karangiye bamfashe mu josi bamwe batangira kunguruza izinana uri kubona izi zose ni ingovu urabona iyi yose ni impini bangubise icyo gihe urabibona iyi ni inkuru yanguse na n'ubwo ntabwo nakunama ngo njye mu kazi kuva tariki 12 ntabwo najya mu kazi ngo njye gukora uwo mugore ni urukunjira injuro akamenya abana akamenya amatungo izi urabona ni masinezo yambohesheje zose ni ingovu ubwo imbere yarabumenye na n'ubwo ndaho nihagarikaga neza mu rugo nta n'umuntu ubujyamye gutyo gusana n'isaha ndakidike yokora cyerekeranye n'iki n'ibyo bintu namwe muri kubyumva nuko ubwo ngubwo oya ndabyo ndi kukibagirwa narakibagiwe gukubita umuturage ntabwo yigeze kubitwa ibyo navuga ko ari isebanyabuhanga kuko yamaze kubona ibyo bamwoheje atabigezeho arirwaza ajya kwa muganga no mu makuru ahari nuko n'ubundi no kwa muganga basanze uwo muturage ntacyo yabaye. Ni igikorwa cyakozwe kabera Petronira nka nyiri umutungo ndetse na bamwe mu bana be bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Gatsata ngo bitewe nuko batahwemye kugaragaza ko ibyo barimo gukorerwa ari akarengane. Amaduka cyaranga ingaho bari kutwiba iduka ryanjye rirarangaye icyo kintu mukime. Uwunganira uyu muryango yagaragaje inyandiko zitesha agaciro kashe mpuruza uyu muhesha w'inkiko yacingiye aza gufatira iyi mitungo ya Petronira ari nabyo abo mu muryango bavuga ko uyu muhesha w'inkiko kirimo kumutuma akora ibi ngahanini ari ruswa ibiri inyuma ngo dore ko umutungo waburanwe uherereye mu murenge wa Jabana wo mu karere ka Gasabo hakaba hibazwa impamvu haza gutezwa imitungo iherereye mu murenge wa Gatsata icyo bashingiyeho bikabayobera. Ikindi bagaragaza nk'imbogamizi nuko uyu muhesha w'inkiko ngo yaje kubasohora muri iyi mitungo mu gihe nta kashe mpuruza yari afite. Ibintu byabereye Ijabana mu mudugudu ihuriro byageze muri Mpakabavu ngo bagurishe Mpakabavu gute hejuru ya miliyoni 1 uteza inzu ya miliyoni 200 wayihaye n'agaciro ka miliyoni 40 gute nta muntu udukura abatwije afande dore ngibi ari gusohora ibintu byacu tudahari natweke kashe mpuruza nayo ntayafite nta kashe mpuruza afite. Icyo urubanza ruracyaburanwa twarajuriye
natwereke kashimuruzi. turasaba kurenganurwa, turasaba perezida wa repubulika n'izindi nzego zibishoboye ko zadutabara. Ibi bintu birimo imbaraga za ruswa, harimo amafaranga ateye ubwoba. Icyo dusaba kurenganurwa nk'abanyarwanda, mukatuba hafi, kuko twe byamaze kuturenga. Musaza wanjye bamaze kumufunga kubera toroma yo kwatakira ibi, n'abandi basigaye sinzi uko bameze. Niba abanyarwanda tumaze kugera aho dukumbuzwa kwiyahura, tugakumbuzwa urupfu, tukumva tugeze aho turwifuza, mu by'ukuri ntabwo umuntu udafite icyo abuze yagera kuri urwo rwego. Kandi nanone ni inshingano za leta kugira ngo gushaka uburyo bwose yabonera abaturage bose ibikenerwa by'ibanze. Ubundi tuzakomeza kugenda tubana buhoro buhoro, uko Uwiteka azakomeza kugenda duha ubushobozi n'ububasha bwo kugira ngo tubagezeho ibyo tugomba kuba tubagezaho. Mbonereho no gusaba abanyarwanda nk'uko nari nabibabwiye, ntihazagire umunyarwanda wishora muri iyi ntambara. Muzatange ibisabwa byose ubutegetsi bubasaba, ariko kujya mu ntambara ngo ugiye kurwana n'umwanzi cyangwa se wowe wita umwanzi, uzahasiga ubuzima. Uwiteka Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe amahoro n'imigisha biva kuri yo. Murakoze cyane.